nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndashaka kuganira ikintu gikomeye. Ese koko buri muntu wese uri kuri iyi si afite impano, cyangwa se afite impamvu yaremwe, cyangwa se afite icyo agomba gukora no kuri iyi si? Ujye ubyibaza icyo kintu. Wowe urandeba, ese ufite impano ushobora gukoresha muri ubu buzima, cyangwa se hari icyo uri hano ukwiye gukora? Ibyo tuzakora muri iyi video, turebe niba icyo kintu gihari, turebe n'uko izo mpano wazimenya kugira ngo ubashe kuzikoresha. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Coach Gael is truly ahangaha ni ku Abavip TV kuri YouTube, aho tuganira ibyo kwiteza imbere, business ndetse entrepreneurship. Ngo niba ari ubwa mbere, karibu aha ni mu rugo, hanyuma tuganira. Hari ikintu nagomba kwibaza buri munsi. Urabona cyo kwibaza, ese koko buri muntu wese uri ku isi yeremwe kubw'impamvu, cyangwa se buri wese wowe urandeba nawe urimo, ese koko hari impano ufite ushobora kuba wakoresha kugira ngo zibashe kubasha kuba wazihisi, hama nazo zibashe kuba zagira icyo zikumarira? Urashobora gukora icyo kintu. Ese koko nibyo ko buri muntu wese afite akamaro, afite n'ibintu bidasanzwe umurimo ashobora kuba yakoresha? Abantu benshi actually, iyi ni research yakozwe, actually nashobora ngo nangusara abantu basenga ahubwo n'abantu badasenga. Research yakozwe ivuga yuko abantu barenga 90% bemera yuko bose bari hano kubw'impamvu. Niba bari hano kubw'impamvu, a purpose, nuvuga ngo bashobora kuba bafite n'impano, kuko byanze bikunze niba ufite impamvu uri hano, ufite n'uburyo ugomba gushira iyo mpamvu mu ngiro, cyangwa se niba ufite purpose ugomba no kuba ufite gifts ukoresha kugira ngo ubashe ku achieving your purpose. Ikintu kirikomeye. Ariko abantu benshi babajije kubwira ese ufite impano, abazi icyo barafite impano, niye impano mfite, so iki nicyo gikomeye cyane abantu bakiri batowe. Ubu ngubu basigaye bibaza se ni gute nabasha kumenya impano, ni gute nabasha kumenya talents zindimo, ni gute nabasha kumenya icyo nakoresha? Se nkwiye kuba entrepreneur, nkwiye kuba umuririmbyi, nkwiye kuba umudokiteri, nkwiye kuba umuntu se w'umutech, nkwiye kuba umuvideographer, n'iki nkwiye gukora? Kuko gisigaye ari ikibazo gikomeye. So uyu munsi ndagerageza kugira ngo dusubize, niba urandeba ndagerageza sharing gatoya experience yanjye, hanyuma byibuze tubashe kwigisha turebe ibintu twakuramo. Ese tuzaze kusubiza ibibazo bitatu. Ese koko ni gute wabasha kumenya impamvu uri hano? Ni gute wabasha kumenya impano zikuri kugira ngo zikoreshe? Hanyuma icya gatatu, ni gute se izo mpano wazikoresha? Those are things nshaka tuganira. But think about it. Mu bantu bose bari kuri iyi si, nta muntu n'umwe wigeze ubaho nkawe. Reka tujye mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. Muri miliyari z'abantu zabayeho, na miliyari z'abantu ziriho n'izizabaho, nta muntu uzagira igikumwe nk'icyawe. So ibyo byerekana yuko uri unique. Nta muntu uzareshya nk'uko ureshya, uzava nk'uko uvuga, uzagira imishatsi cyangwa se ntayigire nk'uko umeze exactly. Bigaza yuko ufite uniqueness, hari ikintu byanze bikunze kigutandukanye n'abandi bantu bose. Bona n'umuntu uzatekereza nkawe. So icyo kintu kiri gikomeye. Ariko se ese ko tubona uyu munsi abantu benshi bavuga yuko iyo bari successful cyangwa se babasha gutera imbere kubera ko baba bamenye icyo bagomba gukora kuri isi, baba bamenye impano zabo, bamenye talents zabo, aba bakazikoresha bakabasha gutera imbere. So ni ibiki rero umuntu yakora kugira ngo abashe kumenya impano, amenye impano ze, amenye ikintu kimurimo? Nemera ikintu kimwe, icyo uri hano gukora cyangwa se icyo waremewe, nemera ko gihari, ariko sinemera yuko ubanza ukakimenya hanyuma ukabona kumenya impano zawe. Kuko abantu benshi baravuga ati ni iki Imana yandemeye, cyangwa se no kubera ikindi hano, hamwe akagerageza gushakisha impano z'ukuntu icyo kintu yakigeraho. Nemera ko ari ubundi buryo, ahubwo umuntu amenya impano cyangwa se amenya talents zimurimo, hanyuma uko akagenda amenya purpose, agenda amenya impamvu ari hano. Very important. So ni iki rero umuntu yakora? Ikintu reka mbere ku byo first utagomba gukora. Icyo utagomba gukora no kuvuga ngo reka nicare ndindire
ngo ntindindire kumenya talent zanjye cyangwa se impano zanjye. Ubwo si bwo buryo ubikoramo. Actually niwicara ukarindira ijwi runaka cyangwa se umuntu uzabikubwira cyangwa se umuntu uzabiguhanurira, I think ibyo ni ibintu niba byinabaye bishobora kuba ari munsi ya 2%. Abandi bantu actually uko bigomba kumera, ugomba kumenya impano zikurimo uriho urakora. You just do, okay? Ntabwo wicara ngo utegereza ahubwo urakora. Ugerageza gukora ibintu bitandukanye, ugerageza gukora ibi urakora, ugagerageza iki cyangwa ugerageza iki cyangwa ukagerageza iki. You just do. You know, you have to be acting, you have to be practicing. Ese niki ukagerageza kimwe byakogereza kimwe cyane kiri mutoya, ntacyo ufite cyo kuluzinga. Gerageza ibintu byose, ugerageza urebe mu by'ukuri icyabashe gucamo. Ikindi kintu nacyo do, hari bimwe na bimwe uzasanga mu buzima bwawe, hari bimwe bikorohera kuba wakwiga, bikorohera kuba wakunda. Ibyo bintu rimwe na rimwe hari ugomba kubyitaho. Ese kuki kino kintu abandi bavuga ngo kiragoye ariko giwe nkaba mbona cyoroshye, kubera iki? So ibyo bintu bimwe na bimwe ubona bikorohera kwiga, wumva ukunze, maybe ibyo bintu byo washiraho imbaraga zawe. So hakaba hari akantu byibuze nk'utuntu tune nshaka kugira ngo mbasigire, okay? Cyane cyane abantu bakiri bato yakoze ikindi kibazo gikomeye cyane ku bantu bagiri bato bo barashobora no kumenya ngo abo bari who am I, ni iki ngomba gukora, ni iki ngomba gukora hano. So maybe ikintu cya mbere inama ya mbere ni banzure ibintu nkuko ndemaze kubivuga, banzure ibintu bikorohera gukora. Iyo uriho urabikora uba ubura umwanya uragenda ntunamenye ko wagiye, urabyenjoyinga, ni passion yawe. Hari ibintu ukora wumva byakugoye, akaba n'ibindi uricara ugasanga wari umaze nk'amasaha 2 bikora, amasaha 3 bikora, utaruzi yuko amasaha yagiye. Utaruzi ko amasaha yagiye. Bene ibyo bintu usanga kenshi ari byo impano zawe cyangwa se talent yawe cyangwa se gift yawe irimo. Kandi buri wese urandeba afite icyo kintu kimworohera kwiga, afite icyo kintu asanga yibuze yakimazemo amasaha. Nzi nk'abantu bakunda ibintu bya computer ushobora gusanga ari mu makode cyangwa se ari muri editing ugasanga ntazi ko amasaha 6 yashize, ariko you know yayamaze. Actually nigeze gufata petit frère wanjye mu bintu bya editing, nabirebye namaze mu minota 10 numva mbaye very bored, ndavuga nibi bintu no, actually nkajya mu forcinga kubyiga ariko giye wapi sinashobora kurenza iminota 10. I think iyo ni yari talent, ibyo ntibishobora kuba ibintu byanjye. So icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri, reba bya bintu uhora ubonamo ikibazo wumva wakosora, you know. Actually baravuga ngo there is a saying mu cyongereza ivuga ngo your calling is in your complaint. No, hari umuntu ushobora kugenda yagera ahantu akabona akori muri iyi nzu iyo baza kudekora gutyo, baza kugira gutyo bire kuba byiza kurushaho. Cyase umuntu akabona nk'inzu yubatse ariko rero uyu architect ntabwo arazi ibyo akora, cyase kugira gutyo, cyase kugira gutyo, ukabona hari ikintu ureba. Actually ngewe mfite hari umuntu kuda ugendana buri gihe yarebye nk'akantu ka video ni cyavuga ati kuri video wari ukuntu bari kwikosora, you know, cya kintu uhora buri munsi ubona ko hari imikosa wari gukosora neza kurushaho, niho talent yawe, niho gift yawe iri. Okay, very very important, you know, cya kintu uhora ubona hari ikintu wagikora, hari ikintu wagigira. Abandi bashobora gukora ukavuga uti hari ikibazo maybe muri sector runaka, mu buhinzi cyangwa ukumva hari solution wazana, maybe niho your talent, your gift iri. Icya gatatu, reba ikintu byibuza abantu bakunze kuzaho rimwe na rimwe kenshi bakubaza, kuko igihe abantu bakubonamo ikintu utarakibonamo. Je ndibuka kuva kera nkiri umwana gendaga n'abantu bakuze kundusha ni ugasanga sometimes niga no muri university, niga muri secondaire, abantu bazaga bagatangira kumbaza bangisha inama, maybe barambonyemo icyo kintu runaka je ntarakibonamo. Very very important. So ushobora gusanga hari inshuti zawe ugasanga zirakubajije ikintu, zigasanga zije kugira ngo dufashe muri iki kintu, kuko ziba zabonye ikintu muri wowe utaribonamo. Kiri ikintu gikomeye. Kiri kintu cya kane kijya gusa n'icyo navuze ngitangira, noneho rimwe na rimwe impano zawe ntabwo zigaragara, talent yawe ntabwo igaragara kubera ko utarazikoresha. You know, ikintu cya kane rero,
koresha impano yawe, yidevelope, develop ibyo bintu. Niba utaremenya mu kintu runaka, just kurikiza ibyo bintu nakubwiye, ugerageza ibintu byinshi, uzasanga icyo ukunda hanyuma ukidevelope. Mu yandi magambo, impano urazidevelopa. Ntabwo umuntu wese ushobora kubona ari umuspeaker cyangwa se yigisha cyangwa se akora ikintu kumva kirakwinspirarinze, ntabwo icyo kintu cyaje nk'impano ngo kimwikubiteho. Yarapracticinze, ashyira amasaha mu kwiga, mu gusoma, mu kwikirifayininga, mu gishepinga kugira ngo kigaragare. So very very important. Rimwe na rimwe abantu ntabwo impano zanyu ziragaragara kubera ko mutarazikoresha, ntabwo murazishyiraho pressure. Actually ni nk'umuntu wavuga ngo atakora siporo ati ndindiriye kugira ngo ndebe maso ku mubiri wanjye ifite imbaraga cyangwa se ikomeye kuruta izindi. Ntibishobora kubaho. Maso idevelopa ari uko wayidevelopinze. So it's not only about finding your gift, but it's about developing your gift. So bamwe urumva rero ntimurazimenya kuko ntimuratangira kuzikoresha. Ndibuka ikintu kimwe sinshobora kuzibagirwa. Umunsi wa mbere I was very very comfortable, ndiho ndivugira ibintu byanjye. Nakundaga kwigisha kuva kera. Actually na discovery ko nkunda kwigisha nkiri muto cyane, mfite imyaka 12 13 because byaranyoheraga kwiga. Kandi iyo umuntu yikunda kwiga kumva ashaka gusharinga ibyo wize, your gift, your talent yo kwigisha nari nyizi kuva kera. Ariko nari very comfortable mu kwigisha just mu ndimi zacu Kinyarwanda. Membe maze kujya muri Amerika, umunsi wa mbere was okay. Niba yari talent yanjye yo kuvuga imbere y'abantu, ngomba kugiraho mvuga mu Cyongereza imbere y'abantu. Icyongereza narakiza, nshobora kucyandika, ariko numva mfite ikibazo mu kuba ntagaragara mvuga imbere y'abantu. Icyo cyari ikibazo. Kugira ngo mbashe kubita icyo kintu cyari kuva muri comfort zone yanjye. Ariko bwa mbere mbikora, bwa kabiri, bwa gatatu, ko nagiye mbikora byagiye byoroha kurushaho. So iyo gift nyuma ngo yabaye developed mu bundi buryo. So nuvuga ngo nawe hari gift ushobora kuba ufite, ariko wumva harano wifungiranye, ntushaka kuyikoresha ngo yigaragaze you practicing, ugasanga no harano utazagera. Kubera ko ntushaka kuyidevelop. So I think chikina cyo dikiri gikomeye, bench gift zanyu ntago muzibona, ntizigera muri urwo rwego kubera ko mutazagera kuzidevelop. So mbona rero sasa iyo umaze gufindinga your gift, umaze kuzidevelopa, nibwo ntugenda umenya uti ndi hano ngira nkora ikintu kintu. Purpose yawe iva mu byo ubona ushoboye gukora. That's what I believe. Nuvuga ngo niba nk'urugero ngiye nabonye nzi communicating, nkunda kwigisha, nuvuga ngo nshobora kuba guhagarara imbere y'abantu nkavuga, hanyuma mfite gift yo kuba na connect n'abantu. So nuvuga ngo icyo gihe purpose yanjye byenze bikunze iranjyana muri leadership, ikanjyana muri entrepreneurship. So I think you maze kumenya neza ibintu uzi gukora, your talents, your gifting, then utangira kubona direction ya purpose yawe. So I think kugeza n'ubu ngo ntabwo nahamya 100% yuko ngiye maze kumenya neza 100% impamvu ndi hano, ariko nkoresha ibyo maze kumenya, so I think iyo niyo key. So wikwicara ngo utegereze ikintu kisazi kubwira cyangwa uti nta mpano mfite Gael, oya, please tangira uko nicyo cyose, reba ibintu ukunda kurusha ibindi, ibintu wiga vuba kurusha ibindi, hanyuma numara kubimenya byiga, ubiforcing, ubipracticing, ubishaping. Trust me, hari ikintu kizadevelopa, hari ikintu uzatangira gukora ukabona kiriho kirakwinjiriza, hanyuma bigashapinga your purpose. Ndabakunda cyane aba VIP, Coach Gael ahangaha ku ma platforms yose. Nitwa Coach Gael kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse na Twitter. Hama mwanasura kuri coachgael.com.